radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro duharira Agasaro Kaburaga kabonetse. Umuryango w'umubirigikazi ufite nyina w'umunyarwandakazi Hélène Eveline Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 51 awushaka, na nyuma y'amezi 2 gusa aje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Andrea Ribakare n'umuryango we yari amaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe rero uzakabona. Hashize amezi 2 tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwandakazi amubyaranye n'umubirigi Pierre Schmidt, wari umukozi wa leta y'ububirigi mu gihe cya gikolonize. Madame Hélène Eveline Schmidt atuye mu Bubirigi, yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga dusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye. Mon père s'appelait Pierre Schmidt. Il était Data yitwaga Pierre Schmidt, akaba ari umukozi wa teritwari ya Rwanda Urundi mu mwaka wa 1961. En 1962. Et votre maman, naho se mama wawe uramuzi? Malheureusement, mon Ikibabaje ni uko data atigeze ashaka kumpa izina rya mama wanjye, niyo mpamvu uyu munsi mbitabaje. Je fais appel à vous. Est-ce que il vous a donné au moins yaba se yarigeze akubwira iby'amavuko yawe, wavukiye he? Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai l'impression que tu es faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza. Mfite icyemezo cy'amavuko ariko gisa nkaho ari igihimbano. Icyemezo mfite cyatangiwe i Nyanza ya Butare, handitse ko mama yitwa Melisiana Mukamurera. Ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano, nayo mpamvu nditabaje. Apparemment, m'a fait un faux certificat. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Il s'appelait Théodomir Rwabyumba. Kubera ko hari umugabo wakoranaga na data twaga Théodomir Rwabyumba, yambwiye ko mama yakomokaga Ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda, katabaga mu majyepfo y'u Rwanda. Yampaye amakuru menshi, ntabwo nashoboye kuyakurikirana, ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose mpawe. Et alors là, vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes. Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les Madame Schmidt, wabagahe mu myaka ya mbere y'amavuko? Je pense que je n'ai jamais été à Savé. Mon papa, puisqu'il était Ntekereza ko nigeze mba mu kigo cy'imfubyi cy'Isave. Kubera ko data yari umukozi wa leta y'Ububirigi, yashatse kunjyana Isave, ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihaye Imana. Cyari muri Kongo mu karere ka Kivu ahitwa Rubero Katwa. Niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama. Birababaje. C'est là où il m'a mis pour m'éloigner de mes parents. C'est triste. Je vous comprends. Et vous avez quitté le Congo. Ndabyumva. Muva rero muri Congo mujya mu Bubirigi. Oui, oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat. Moi, je cherche ma mère. Yego, ngeze mu Bubiligi banshyize mu kigo cy'imfubyi.
ariko ngewe ndashaka mama. Siko mama yabyaye abandi bana, siko yashatse undi mugabo witwa Faustin Karangwa. Nzi ko mfite barumuna banjye babiri b'impanga bashobora kuba baba i Dar es Salaam. Ndashaka rwose kubona umuryango wanjye, ni ngombwa cyane. Ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye, ndabinginze nimumfashe. Que peut-être elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. Ndashaka rwose kubona umuryango wanjye, ni ngombwa cyane. Ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye, ndabinginze nimumfashe. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Nous allons vous aider madame. La voix de l'Amérique tuzabafasha ndabikwijeje. Ijwi ry'Amerika yashyizeho kino kiganiro kugira ngo kibafashe kubona imiryango yanyu. Ndabashimiye cyane rwose. Agasaro kaburaga kabonetse. Twakoze ubushakashatsi namwe muradufasha. Ingufu zikomeye zagaragajwe na radiyo y'Ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Eveline Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19. Twarawubonye turabahuza. Narize amarira yanjye yose, ubu hasigaye no kwishima. Nagize amahirwe mpura namwe, mugira ubuntu kandi murashoboye, mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi. Mwakoze muri imfura, murakoze cyane cyane cyane. Nawe urakoze cyane. Imana ishimwe. Ntabwo najyaga kumubona. Urakoze cyane, Imana ishimwe. Venuse yakoze akazi karengeye ubwenge cyane cyane, nabibonye. Nawe kandi urakoze. Ndasaba rwose uwo muntu nzamubone. Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania. Mu bavandimwe 7 hasigaye umwe rukumbi. Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, ni nawe twabahuje, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Uraho se? Urakomeye cyane. Ngutumiye ku Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko, ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Eveline Schmidt, nawe Mariana Faustine Karangwa. Yaramaze imyaka myinshi ashaka umuryango we, yawubonye, yakubonye. Uri umwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo nkubaze, kuba wabonye mukuru wawe ari wowe muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose, urumva umeze ute? Ndumva meze nabi kubera kwishima. Narabyumvishije, numva ndababaye kubera kwishima. Na n'ubu ukuntu urimo kumbaza, ndumva ndimo kurira. Birumvikana. Menye ngo mfite mwene wacu. Naratangaye cyane, tangara Imana ndayitangara cyane. Ese wa Mana we, kuki abantu bose banjye bapfuye, barapfa bashiraho bose, ntarabona Iverina. Bamaze gushiraho kwezi kwa kabiri, ejo bundi amaze amezi 4 nibarane baratanga. Tangira kumva ngo hari mwene wacu. Birambabaza cyane cyane ko kuki namubonye bene wacu batarapfa, kubera iki? Ariko ndishimye cyane, narishimye, na n'ubu ndishimye cyane. Urakoze cyane Venuse, urakoze cyane. Ariko sinzi niba nzamubona rwose, munzanire. Nzamukuzanira. Mukuru wanjye barasa cyane, njye ntabwo nsa nawe, ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi, yabaga UK. Yego, komera. Yapfuye mu kwezi kwa kabiri. Nabyo narabimubwiye, nabyo ndatangara, ni kuki apfuye batabona kandi basa koko, barasa cyane, n'ifoto ye ndayifite. Yego.
rwose ndakumva ibyishimo ufite, ayo marira y'ibyishimo ufite, no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane. Ukomoje cyane kuri mukuru wawe, ariko hari na mama wanyu. Iyo navuganaga na Eveline, wumvaga afite inyota ikomeye cyane yo kuba yabona mama we, ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye, ariko nanone ndumva ari nkaho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino. Niko yavugaga, ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho, kandi nawe ko yitabye Imana mu gihe cyose yari akimushaka, ariko yari ataraza hano ku ijwi rya Amerika. Twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe, mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya. Tubwire uwo mubyeyi, wowe yarakureze, aragukuza, aragushyingira, yari mu ntoki. Ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru. She was very happy, yani yarishimaga, ntabwo yarakaraga mama. Umuntu wasekaga agaseka buri kanya, ariko ikintu atashakaga ni umwanda wo hanze, wo mu nzu, w'imyambaro. Ugasanga arabyutse aragiye, hari abagiye mu bakecuru bandi, yaza agasanga rero twamubona aturutse kure, tugahaguruka tugafata umweyo byo bakuri umweyo gukubura. Tugatangira gukubura, abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa, bakagira batwigira ngo mama naza rero ntadukubite, yaza yasanga tutabikoze akadukubita. Kubera iki? Umwanda. Ubwo rero yatwigishije isuku. Nanjye mfite isuku. Mama yakundaga guteka, nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa isafuriya yatekeragamo yareraga, ntabwo yari ifite imbyiro. Yari afite isuku cyane. N'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye. Yego, birumvikana nawe waramukurikije. Baravuga mu Kinyarwanda ngo isuku igira isoko. Cyagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka. Yari afite asima. Asima yarayirwaraga cyane. Kuva njyewe nkuze nasanze mama arwara asima, kuko papa ari umuganga. Hari imiti yamuzaniraga, ubwo iyo miti yicaraga imuhira, natwe twari twarayimenye. Twasanga mama arimo gusimeka, tugashaka bya binini tukamuha, hanyuma akaba arorohewe. Nicyo cyanamwishe. Agiye i Rwanda, Kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugaruke, narabubakiye, narabahingiye, nimuze. Mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe, ubanza yarabuze uwumuhaye ibyo binini n'iki, ariko abaturanyi baratubwiye ngo nicyo cyamwishe. Komera, Imana imuhe iruhuko ridashira. None ikindi nagira ngo nkubaze, birumvikana turavuga wowe, ni wowe, kubera ko ni wowe Eveline yashakishaga. N'abandi bagize umuryango wanyu niwe wa mbere twabonye, azabona n'abandi benshi, ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi. Iyo ubonye Eveline nabyumvaga, uravuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira, ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango, ndavuga ku bana bakomoka kuri Madamu Nyirantengwa, ntabwo ukiri wenyine, mubaye babiri. Kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana, kuba muvugana kuva nabahuza, hari n'iki cyahindutse mu buzima bwawe? Kuva wambwira ko mfite mwene wacu, umubiri wanjye urimo gutinya ntakubeshya. Yego, urimo gutinya. Umunsi nzamubona nzagwa, nta nubwo nzamuhobera.
murabikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana nzagwa hasi sinzi niba nzabasha kumuhobera uzabishobora nuko ndongoye ariko ndumva atazasiga ndashaka kujya kubana nawe cyangwa ze kubande yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu Imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye abana banjye barishimye bakoze gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo n'aba ntari agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira bamenyeranye cyane n'abana babonye nyirasenge bishimye baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kumubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kurira buri teka uzi Venuse mubwira ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu yego nananutse kubera ntabwo ndya neza n'ibyishimo byinshi ntabwo ndya neza ni ibitekerezo nzamubona ryari ndumva nshaka no kubona nanone muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuva naguhamagara nkakubwira nti ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abatwumva muri kano kanya nyikubwira nkakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabirose ko bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe ni ukuri ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu mwene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umwene wacu hari umaze kubitangaza muri bo bamaze kubimbwira nibaza barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka bati wowe rwose izina ni ryawe na nyoko n'iki nibwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari Bugande barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu yego baguye mu kantu pe bati ibi bintu ni biki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo yego nukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi tukaganira nawe live maze ndabibabwira batumira n'ipica nibwo babyemeye abi Bugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nabibabwiye batangiye kwitegura biteguye bati nuzumuzane bishimye cyane abandi rero bari babizi nakubeshya nibanga n'abakecuru baratinya ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi mutoya ndi umwana wa 7 kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva yego ntabyo bari babizi barapfa barinda bapfa ni njyewe usigaye ni njyewe ubimenye gusa ni mbere uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira bumva Ijwi ry'Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro ndashaka kubashimira cyane Ijwi ry'Amerika ndabashimira cyane ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi bitazashirira kuri nge bagenderere bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko
bakomeze imana izabariha ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Everina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika murakoze cyane imana ibe namwe ibafashe mwese ni familia zanyu amina urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze ugira ibyishimo ukwiye urakoze cyane Venuse agasaro kaburaga. Madame Hélène Veline Schmidt ni umwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize. Abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bamburwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa muri ibyo bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara. Umwe mu bafashije Madame Hélène Veline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwonkunda. Nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo, ayobora ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu z'abametishi. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze bwana Veniste, nta kuntu ntabashimira ubanza no kubarota nsigaye mbarota. Koze cyane kongera kunyakira. Uri umuntu mwiza, biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga k'ijwi ry'Amerika. Icyo wifuje cyashobotse, umuryango wa Everine Schmidt wabonetse. Twagize umuhango wo kubahuza nawe, twagutumiyemo uhari. Nagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya nkubaze umaze gutururukwa uko umeze n'uko wakiriye iriya nkuru. Iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza, mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umuntu yagize igitangaza. Uriya mubyeyi jewe tugiye n'abagenzi banjye tucyufungura ino association hashize nk'imyaka 2 nta n'amezi rwose ashize, ni nk'amezi 5 bambwiye bati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya, noneho bose benshi ntabwo baba bazi ababyeyi babo, abenshi ntibaba bazi aho bava. Iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya mbi wacu Butare, na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye ko ntujya tumenya iby'iwabo, dore kanaka abana be yaheze amaso yaheze mu kirere, abana be ntibajye bagaruka. Ubwo rero tugifungura ino association twaranabyanditse rwose, burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba. Twari twarabyanditse dukompoza donc amastatut tuvuga tuti on va trouver nos aînés, on sera vraiment leur guide. Kuko numvaga ku bwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda, kuko benshi ndabizi ko batavuga n'ikinyarwanda, d'ailleurs bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiye ari abana bato cyane. Nkumva ko mbindimo ko tuzabagide wabo. Ubu rero rwose byashobotse, noneho nagiye nkora connaissance na bake umwe n'umwe. Évidemment Imana yaramfashije, naguye kuri ya groupe nyine ifite iyo nyota. Nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi, nta kindi akora uretse gushakisha mama we. Nawe akantelefona akambwira ati mpora ntekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ashaka ko muvugisha, cyangwa se umutante wanjye ati ndumva rwose uwo mumama mwaramubonye ntiyashatse, nta mwana agira. Donc ubuzima bwe bwose bwa Saturne autour yo gushaka umuryango. Yego. Ambwira ukuntu yashakishije aseri, ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge. Donc bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye mbega cyane cyane, kandi nawe atazi ibyo ari byo. Ubwo rero ngize Imana niho nabajije, barambwira bati Kigali, barambwira ati urigorira iki ko hari umuntu rwose banyohereje mission yawe, bayinyohereje mission ya Voice America. Nubwo mvuze nti bo reka nimushakire telefoni, nibwo mba contacts. None dore nta n'amezi 3 ashize muboneye abavandimwe. Donc n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu nkivuga, nta kindi nibitangaza mbega byatubayeho.
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza muje hano ku ijwi ry'Amerika, ariko ugenda ashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru nuko ameze. Muravugana buri munsi, uba umuri hafi nka mbere. Iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we? Ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye? Yewe mana yanjye sinakubwira guki. Ni umuntu ni ari heureuse. Ikibazo gito gusa afite nuko avuga ati bo uyu murumuna we ntago bavugana igifaransa ntibavugana icyongereza, donc byose binyuraho enregistrement kuri WhatsApp, noneho nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya yavuze gutya yavuze gutya. Murumuna wa nawe ati rwose ati ngomba kwiga icyongereza, ati nkavugana na murumuna wa na mukuru wanjye. Donc urumva twese nyine nduzi ko ari isi yose, twese nyine twarishimye. Donc uriya mu mama rwose yarishimye cyane, n'amarira yariraga kera nta kiyarira. Waravuga ngo yararize akwiye, none bagomba kwishima ko yatangiye kubona donc imiryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo. Mu muryango w'abametishi bakomoka mu Rwanda, ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ntaho batari, ishyirahamwe ryanyu urifata hose. Abametisi bo ndahamya yuko Eveline Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametishi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bate mu magambo make? Yo barayikiriye neza cyane, barishimye, banyohereza amafelicitation twese, kandi ndababwira nti ntabwo ari jye nyine nkuko nkunda kubivuga, ni MDM ni Métis du Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho. Barishimye cyane rwose, ku buryo ahubwo mukomere kuko n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka. Hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwira ati njye ntabwo nari nkibyitayeho n'ibiki byose, ariko nanjye ubu ngiye gutangira bishakishe. Urumva kuko bose bageze mu myaka hafi 70-75, hariho abari bararetse barakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva nka Eveline, kubera ko Eveline yagiye ashakisha kenshi bose babizi ko yabuze. Nuko baravuga rero bati ubwo Eveline bishobotse n'abandi birashoboka, ahubwo mwitegure bwana Veniste. Urakoze cyane, ndagushimye cyane kuba wigomwe kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana. Murakoze cyane kandi Imana ibane namwe, ikomeze ibahe urukundo mufitiye ababashakishiza. Ndabizi ko ari akazi katoroshye, ariko Imana ikomeze ibarinde kose ko turabakeneye cyane. Urakoze cyane. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Hashize imyaka 28 mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa witwa Bernadette Mukarwego ukomoka ahahoze ari komine ya Runyinya muri Butare yakoraga akazi ko mu rugo arera abana b'umugabo warutuye Kanombe witwa Karemera Lambert. Barahunganye bagerana muri Kongo, igihe inkambi zasenywaga baratatanye. Mukarwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu Rwanda, amujyana umuryango ahose yakomokaga, aramuhageza arigendera. Uyu munsi Lambert Karemera nawe umaze imyaka 25 atashye mu Rwanda, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Arashaka guhura n'uwo mugira neza, atuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa, akagari ka Rwantobo, umudugudu wa Rwanda Rugari. Ndashaka kukubwira ko nshaka umukobwa wankoreraga kandi wangiriye akamaro, wareze umwana wanje, noneho turahungana mu ndambara tugeze muri Kongo turaburana, ahungana umwana wanje w'umuhungu amugeza mu Rwanda, amugeza iwacu
amaze ku mugezi wacu twaraburanye njyewe nasigaye muri Kongo mpungutse nsanga umwana yaramutegereje mu rugo kuva icyo gihe uwo mukobwa naramushakira namubuze bambuze nawe bambwiraga yuko avuka muri komine Runyinya. mbere y'intambara yakoraga iwawe wari utuye hehe? Nari nduye i Kanombe Nyarwunga. Yakoraga iwawe yagukoreraga iki? Yareraga abana banjye. Hanyuma muri 94 murahungana nayo murajyana? Yego tugerana muri Kongo. Ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utazi aho agiye n'umwana wawe utazi umujyanye, byagenze gute kugira ngo mutandukane? Umutekano wabaye mukeya, noneho kubaye mukeya turatatana, ariko we agendana n'umuhungu wanjye. Icyo gihe ariko nza kumenya ko yahungutse kandi umwana akamugezi wacu aho navukaga muri komine Giciye. Hanyuma utashye umwana musanga mu rugo? Musanga yaramusigiye mushiki wanjye. Njyewe nahungutse 97 we twatatanye 96. Kuva muri 97 kugeza magingo aya ubu hashize imyaka 25 ntabwo uramenya amakuru ya Mukarwego? Ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe niba kiriho. Nta rindi zina Mukarwego yari afite? Bernadetta. Mukarwego Bernadetta yakoraga iwawe Lambert Karemera i Kanombe niho wari utuye. Uwo mwana w'umukobwa Mukarwego Bernadette yari afite imyaka ingahe muri 94 ugereranije? Yari afite imyaka 18 gutyo. Urumva aracyari mutoya, n'ubu ni umugore wijigija. Niba kiriho turagerageza kumushaka, niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azadushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze. Ariko nagira ngo nkwibarize Karemera, wowe utashye uvuye muri Kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari, utazi uko yahageze, bataranakubwira yuko ari Mukarwego wari umufite, ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute? Narishimye birenze urugero, kandi n'uwo mwana ubu ni umugabo arakuze, ahora amunyishyuza amumbaza, afite n'umugore wo muhungu. Ubu se nibwo bwa mbere mumushakishije hano ku ijwi rya Amerika, cyangwa se hari ubundi buryo mwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone? Nta bundi buryo twakoresheje, njye numvishije agasaro kaburaga numva wamunshakira, kandi nta handi hantu nashakishije, ni wowe numvishije ko yuko uhuzaga abantu benshi cyane baburanye. Yego tuzagufasha rwose, ndabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugira neza wakurebeye, wagukugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye. Reka nkwibarize, ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba, kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho. Ariko nagira ngo nkwibarize, uyu Bernadetta Mukarwego ushaka, birumvikana urashaka kumubwira ko yakugiriye neza, ni iyihe nyiturano umushakira? Uramushakira iki muri makeya? Ndamushakira kugira ngo mushimire, ariko nanone Imana mubonye, Imana nayo nayishimira birenze, kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane. Rwose tuzakora uko dushoboye, nizere yuko Mukarwego niba kiriho akumva, niba kandi hari n'undi umuntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu wijigije witwa Mukarwego Bernadetta wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda, ubu wagomba kuba ari nko muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda, wamumenya yatubwira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Lambert Karemera, rero ndagushimiye cyane kuba warizeye kino kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga, ngaho ugira urugendo rwiza. Mu by'ukuri ni kubashimira no kubasabira ku Mana. Agasaro Kaburaga kabonetse. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Uwitwa Ntwari
Aime yaraduhamagaye hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuvandimwe we, ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania. Inkuru ya Andre Ribakare wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse i Burundi, ariko kandi akaba ari nyakamwe. Abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania, twabanje kuyibwirwa n'umuhungu we Ntwari. Papa batandukaniye muri Tanzania, papa yari yaje mu Burundi, basigara muri Tanzania aho bita Tabora Ubukene. Ari aho ngaho papa wari he? Yego turi kumwe. None se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si uyazi kukurusha nimba uri umwana we? Oya, nta yazi, nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza. Numva bishobora kuba ari nko muri 75. Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye? Yego mwavugana. Wamumpa gato? Muraho. Amakuru mzee? Ni meza namwe mwaho. Turakomeye. Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Uwo muhungu wanyu arimo arambwira ngo ararangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakare, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute? Yona basize jewe nza mu Burundi. Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana? Nka 1995. Niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi? Icyo gihe nagenda gusonga nk'icyo gupagasa gutyo sinzi umuntu ari nkurikiye umuntu ari mfite kinga nkoresha. Ngeze mu Burundi rero birakomera sinasigaho vuba nyine. Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda? Hanyuma mva mu Burundi nza mu Rwanda. None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe n'abarumuna bawe? Wasanga ari barumuna bawe, ndibwira ko nka Minani ashobora kuba ari muto kuri wowe, urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya? Reka nta makuru nongeye kumenya habe na gato, kuko narakurikiranye sinzi ukuntu byangendekeye. Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda? Oya, ntabyo namenye kabisa. Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania? Ntabo. Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe? Ari dutuye ahantu muri komine Ntyazo Ibugina. Muri perefegitura yari perefegitura ya Butare. Muri komine Ntyazo. Ahantu hitwa Ibugina. Ibugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari nta mibereho myiza nari mbafite. Hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi ntabwo bamereye neza. Uhitamo gusuhuka urigendera? Fata umuryango wanjye rero. Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro. Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo. Ni amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe? Turavukana neza kuri papa na mama. Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunga abene wacu batumereye nabi? Hamwe na mama icyo gihe. Na mama wawe waramujyanye? Ntamujyanye, ahubwo yapfiriye gusa Bukene. Komera. Ubwo rero komera. Muragiye bose mugiye Bukene, muravuga muti turatura hano aho kugira ngo bazadutsinde Ikagina ya Ntyazo. Nta kanunu kabo wongeye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho Bukene wabara kubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe? Nta n'umwe, ntawe ndabona nabonye. Umwana wawe Ntwari Aime niwe wahamagaye hano ku ijwi rya Amerika tubwira ati ndarangisha. Mu kanya navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira, ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe.
Ntwari yavukiye Burundi, yavukiye Tanzania, yavukiye Rwanda, yavukiye he? We yavukiye Burundi. Kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania, ntabwo wigeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume na ba nyirasenge aho bari, akeneye kubamenya? Kandi undi mu Rwanda nyine. U Rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari? Nta bushobozi mfite bwo kugumya gutambagira mu Rwanda hose. Bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite? Gushaka ko ndayifiteho, gusa ubushobozi niho ndafite. Nyibwirira wa musaza we, kubaho utari incika ariko usa nayo, ukabaho nta bavandimwe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi. Uduhe nk'impanuro na hano ku Ijwi ry'Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe, nabo badafite imiryango. Kubaho utagira umuryango, ugakura udafite umuryango kandi uri umugabo warigeze umuryango, wumva umeze ute? Nihe mpanuro? Yababaje kwera ntago merewe neza, cyo cyatumye nyine nkurikirana, nyine ndagukurikirana, umuhungu yawe gukurikirana yakubaza nyine. We nifuza kuba namenya, nanjye mbona ko muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho. Hari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse, yenda yaranabyaye, singizi yaba akiriho. Muzeri Bakare, ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane. Nuko nawe urakoze. Wansubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho? Allo? Ntwari Yemeye, urakoze rero. Maze kuvugana na papa wawe, yampaye amakuru yose nari nkeneye, kandi wakoze kumutwaza ijambo, nicyo kubyara bimara. Ngushimire ko waragize umuhate ukomeye cyane. Amezi yarashize ari menshi, ariko turashyize turavuganye. Ngaho rero ukomere, uzajya ukomeza wumva Ijwi ry'Amerika. Yego mukomere namwe, nzakomeza nyumva. Agasaro Kaburaga. Nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda, Andrea Ribakare, harabari bakimwibuka bamwumvishe avuga ku Ijwi ry'Amerika baramumenya. Amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we. Inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwa ite? Nimumve Amoni Nkiriyehe, atuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira, akagari ka Migina, umudugudu wa Bugina. Karame. Wiyalo? Ndakumva. Ni Nkiriyehe tuvugana? Yego niwe. Ni Venuste Nshimiyimana hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nari nguhamagaye kubera ko sinzi nimba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite, ambwira ko yitwa Andrea Ribakare. Yego. Nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Yego. Ubwo rero nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare koko yanyuze hano, yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be. Ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero? Ni data wacu rwose. Wowe uri se wabo? Oya, we ni data wacu, data wanjye. Ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe? Na papa umbyara. Yego. Mukaba mwari mumaze igihe kingana iki mutabonana? Ese kugira ngo genda namuzi? Ntabwo muzi? Ntabwo muzi, yagiye nkiri umwana mutoya. Ariko se abo bajyanye ba urumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi? Hari nka ba Mukasine, ba Mukanyandwi, ba Kamanayo, abo ngabo urabazi? Ntabwo mbazi, nanjye mba mbabwirwa n'abakecuru bakuru bo mu muryango. Yego. Hanyuma se aho ngaho mu Rwanda ahafite umuryango, ubu ngubu nimbahuza muramwakira, arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nkaho ari nyakamwe? Buriya rero yewe maze kubyumva, abantu bamaze kubimbwira byaranshimishije, kuko yaba ari nawe muntu mukuru twaba tubonye mu muryango rwose. Mwaba mubonye umutware w'umuryango? Ni
ukuri rwose byadushimisha twamwakira pe. yego twiteguye kumwakira rwose kuko nari narabibwiye abandi banyamuryango bati ni karibu, kora ibishoboka byose, naboneka umva uzakora ibishoboka byose tuzagufasha. ubu se iyi myaka yose mwamaze mutaza amakuru y'abo bene wanyu bagiye muri Tanzania, mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba harukiriho? yewe nta cyizere cyo kuba twari dufite dukurikije uko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheba, ni nayo mpamvu twari twararekeye. Kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Aime, nibutse abumva ijwi rya Amerika, wo Ntwari Aime niwe waje mbere aranshaka arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data, biza kuba ngombwa ko mvugana na se kugira ngo ansobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka. niyo mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire ampa amakuru ahagije yatuma umuza mumenya. Kuba we yarabashakishije akaba babonye uyu munsi, aho mu muryango urambwira uti twiteguye kumwakira, kuri mwebwe bizagenda gute? murifuza yuko yakwimuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye, aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka, kumva umwuka waho, kwanywa amazi yaho, kanywa inka zaho, murumva bizagenda gute? rero twebwe twifuza ko yaza, yego, ariko bibaye na ngombwa akatubwira aho ari tukamusanga, akaba atuye yenda afite ubuzima abayemo, akifuza ko yaza hano ariko akamenya ko tukiriho tukabonana nawe, akaza akadusura natwe tukajya tukamusura. yego, icyo yakwishimira twabana nawe tukamufasha, ni ukuri tukamugenderera nk'abana be tukamusura, ariko ashatse no kuba hafi yacu nabyo turabyishimiye, twamwakira. noneho ndumva ibyiza ni uko waguma hafi, ukaguma hafi nkamushaka, nkareba ko nawe ari hafi, ngiye guhamagara ndebe ko mubona, naba ari hafi ndagira ngo mbahurize hamwe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ntawe ugize aho ajya, byose tubirangirize hano kugira ngo ibyo byishimo ufite ubikomerezeho. Utegereze rero, hanyuma muhamagare, nsabe abamfasha bamuhamagare, hanyuma unkubwire. ni ukuri telefoni ndayifite mu biganza. murakoze kandi. Abari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Andrea Ribakare bamubonye ko ategereje, igihe kirageze kugira ngo ahure n'umwe muri bene wabo yasize mu Rwanda hashize imyaka 37. Amone Nkiriyehe ari mu mudugudu wa Bugina mu karere ka Nyanza. Ndategereje nawe. Allo, karame. Amone Nkiriyehe, nagutinje kuri telefone, nari ngishaka mwene wanyu Andrea Ribakare, ari kuri telefone, namubonye ari hano. muri hano mwembi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Andrea Ribakare, uranyumva? Ndakumva. Nagira ngo rero nguhuze kuri uyu munsi na bene wanyu baraho ukomoka Intyazo. Uyu nguyu muvugana ni mwene so wanyu witwa Amone Nkiriyehe. Amone Nkiriyehe, suhuza uyu mwene wanyu Andrea Ribakare. Musaza muraho? Muraho n'amahoro. Ndi mwende Amone Nkiriyehe mwene Sebuturo. Sebuturo ni murumuna wawe. Yego. None rero twumvishije itangazo ryawe urangisha ushakisha umuryango, biranezeza nk'umuntu usigaye ku isambu. Yego. None rero twifuzaga kumenya aho uri nk'abanyamuryango wawe, abana bawe, abahungu n'abakobwa turahari.
none ko numva uwo nguwo ntamuzi sinzi avuka nayo Bugina se? Yego mvuka hano Ibugina nyine ndi umuhungu wa Sebuturo ntabwo wagiye ndi mutoya. Yego ndakumva Sebuturo ndamwumva nsa n'umwibuka. Ni murumuna wawe Sebuturo na Kaje Amiyeri. Na Kaje Amiyeri. Yego. Kaje aracyabaho se? Kaje yarapfuye. Ariko abana turahari. Akundi nuko. Ubwo ugiye kuduha umwirondoro wawe tuzagusure. Umwirondoro ntabwo turi buwutangira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese. Hano icyo nshinzwe nyuma yaho ni ukuza kubaha nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri Kambere, muvugane aho muzahurira. Ibyo nibyo muri bukore. Nagira mbabwire ko umurimo wanjye hano niho urangirira, uzakomereza mu gushakira abandi bavandimwe. Andrea Ribakare ari ku bikivi gikomeye ndagisohoje. Nagira ngo nkubaze Ribakare, umuhungu wawe Ntwari ari hafi aho? Niwe waje hano mu kiganiro bwa mbere avuga ati nimunshakira abavandimwe. Niba Ntwari ahari nagira ngo mubaze gatoya, wamumpa? Yego. Allo? Oui, Ntwari Aime uraho? Ndaho ndashima Imana, byandenze kubyakira. Wabikurikiranaga byose? Wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu Rwanda yari arimo avugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni Nkiriyehe, nawe ni umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru. Nshatse kukuzana hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera ko ari wowe waje hano. Ibi byose niwe byaturutseho ushakira papa wawe umuryango. Urambwira uti byandenze ndikumva n'amagambo yavuze, ariko ndashima Imana kuba mbabonye. Ngaho rero ukomeze ushimira Imana, nicyo cyangombwa. Hanyuma utegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu. Ndashimira Imana cyane, nkashimira radiyo rya Amerika nawe Venuste. Imana ikongerera imigisha pe. Urakoze cyane, nawe iyo migisha tuzayisangire. Nagira ngo rero unsubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya, iminota mikeya. Turimo turasiganwa n'amasegonda ariko mumpe. Alo? Muzehe Ribakare rero nagira ngo ngushimire, nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri iyi myaka yose. Ariko burya ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Ntabwo rero wategerereje ubusa. Urabona ko Agasaro Kaburaga kaguhuje n'umuryango. Nagira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi ngusezereho. Hari icyo ushaka ko kongeraho mbere y'uko usezeranaho na Nkiriyehe? Yego ndeka none Karame. None ndakubaza. Ndakumva. Mu mahanga se bo bazaboneka? Hari waroma? Abo mu mahanga nibyo nakubwiraga ngo ukoro yacira abagabanya. Iyi ni intambwe ya mbere. Tuzakomeza, ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu baburanye n'ababo. Ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe, si cy'ijoro rimwe, ni igikorwa gihoraho. Hanyuma Imana yamana abantu bakaboneka, turakomeza tugashakisha. N'ubu rero nabo basigaye muri Tanzania, ndakwizeza ko niba hari ukiriho tuzamubona. Nicyo mvuga, umuntu wese ukiriho azaboneka. Uwo tutazabona ni uwitabye Imana. Ariko hari n'abitabye Imana tumenya ko bitabye Imana, tugahumuriza imiryango, tukayifata mu mugongo. Ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'ababa bari i Burundi. Abatwumva muri kano kanya, waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Ribakare, yaza hano ku Ijwi ry'Amerika akatubwira yuko hari icyo bapfana.
nkiriye ngaho rero ni uyu wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho nakira abandi mu kiganiro agasaro kaburaga. icya mbere ngusaba ni uko nyine tubonana uduha kuri telefone ukaduhuza kuri telefone nomero zanjye izanjye bakazibona n'izabo nkazibona. Ibyo nabikwemereye. ubundi icyo nongeraho imbere ya byose ni ukugushimira wowe Venuste, kabiri no gushimira radiyo ijwi rya Amerika. ubundi Imana ikomeze iguhamagara amazima kuko ibi byose bikorerwa mu mubiri muzima. Guhamagara amazima kandi radiyo yanyu turayumva cyane, turayikurikira mu Rwanda, turayikurikira pe. Ni byiza cyane. Rwose ubu nzajya nyikundisha n'abandi kuko yewe niboneyeho ibyiza abandi batari babona. Ndishimye ubu byandenze abanyamuryango, nababwiye amarira yaje byandenze, mbese kumva mbonye data wacu nijye nari nsigaye ndi mukuru mu muryango kandi mfite imyaka 57. Bwana Nkiriyehe, ibyishimo byawe ni ibyacu hano ku ijwi rya Amerika, kuba utwijeje kuzakomeza ukurikira iyi radiyo yanyu, kuba uzayikundisha n'abandi, kuba utubwiye yuko muyumva muri benshi. ni mwebwe dukorera, ni mwebwe tubereyeho, ntacyo twageraho mudahari. Twese twubakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye. Ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kaburaga, hamwe n'abamfashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe Ntwari, ndetse unshimirire na Emmanuel Mugisha wa telefone kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Ribakare. Emmanuel Mugisha rero nawe umushimirire, nawe Andrea Ribakare ndagushimiye. Ngaho mukomere, mugire umunsi mwiza. Yego ngaho mwakoze. Nishimiye kukumva nubwo tutarabonana. Imana ishimwe rwose kuba muhe n'umunyamuryango. Imana izabikora, tuzabona nimbona nkubona amaso ku maso, turakwiteguye. radiyo murayinyambuye ariko nabuze uko mbigenza kubera ibyishimo mufite. Nkiriyehe, uwo muganira ntabwo ari Andrea Ribakare, ni umuhungu we witwa Ntwari Aime, niwe uhishe ufata antene arayigabiza, niko bavuga mu Kinyarwanda, ariko mbuze uko mbigenza. Ndabaretse kugira ngo muganire, buryo umwana uganira na se wabo ntacyo wamukoraho. Ntwari, nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radiyo y'abandi, nanjye nkomeze nyikoreshe. Mbwira bumva ijwi rya Amerika bose ibikurikira mu kiganiro agasaro kaburaga. Nimukomeze. Umva, nishimye byandenze. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro pe. Nishimiye kukumva cyane, ndetse ntegereje no kuzakubona. Imana ishimwe. Icyambere no kuba Venuste duhuje, ibindi we araza kuduhuza turavugana birambuye. Ni ukuri rwose, naduha imirongo turahita tuvugana, amayinite turayashaka arahari rwose, ndakuvugisha. Reka twe kumugora, tumuha akanya akomeza akazi, ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze guhamagara amazima. Murakoze cyane rero, ngaho umunsi mwiza, naho mu kanya mukomeze muganire muri Kambere. Amen. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga, mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi. Iki ni ikiganiro cyanyu. Nawe niba ufite uwawe wabuze, hamagara ikiganiro agasaro kaburaga. Nimero ni 001 2020773 nongere nyisubiremo 001 2020773 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.